Ese wari uzi umuhanzi wo mu Rwanda ufite imodoka ihenze cyane kurusha abandi? Urazi neza ko mu Rwanda kugeza ubu nta muhanzi uratunga indege. Abenshi batunze amamodoka, ariko se izo modoka batunze waba uzi umuhanzi umwe muri bo utunze ifite agaciro kari hejuru y'amafaranga menshi cyane kurusha abandi? Uwo nta wundi ni uyu uri kubona nakuzaniye, Itahiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody 001 cyangwa Munyakazi. Uyu nguyu ni umwe mu batunze imodoka zihenze cyane, yitwa Barabasi, ihagaze hagati y'agaciro ka miliyoni 200 ndetse na miliyoni 436 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bigakomeza kugaragaza Bruce Melody nk'umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda kandi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi bitewe n'uburyo yaguze imodoka afite agaciro kari hejuru y'amafaranga menshi cyane kurusha abandi bahanzi. Uyu kandi yagiye akora indirimbo nyinshi zimwe na zimwe zigakundwa ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye agenda akora bimwinjiriza amafaranga, bityo akaba yabasha kugura imodoka nk'iyi ngiyi irenze cyane kurusha izindi. Uyu yagiye amenyekana mu ndirimbo zikubita cyane zariye hit, twavuga nka Katerina ariyo yarebwe cyane ku muyoboro wa YouTube, aho yarebwe n'abarenga miliyoni 15. Twavuga nka Saa Moya, Funga Moco ndetse n'izindi. Twavuga nk'iyo yasohoye aheruka gusohora yitwa Pom Pom yakoranye na Diamond Platnumz ndetse na Brown Joel, akaba n'indirimbo ikomeye cyane ikomeje kurya hit ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu Rwanda muri rusange. Uyu rero Bruce Melody akaba afite n'ibindi bikorwa byinshi agenda akora ku ruhande bimwinjiriza amafaranga, akaba yabasha kugura imodoka nk'iyi ngiyi. Uyu kandi ni umwe mu bafite akamaro ko kumuzamura umuziki nyarwanda, ko yagiye azamura abahanzi bamwe na bamwe twavuga nka Chris Easy ndetse na Juno Kizigenza. Twavuga n'abandi batandukanye yagiye afasha kuzamura impano zabo z'umuziki kugira ngo bagere ku rwego rwo hejuru. Wirumva yuko ari uwagize akamaro mu kuzamura umuziki nyarwanda. Uyu Bruce Melody kandi akaba afitanye imishinga n'abandi bahanzi bakomeye cyane, twavuga nka Yemi Alade wo muri Nigeria ndetse na Davido. Uyu Bruce Melody akomeje kandi gukora indirimbo nyinshi zikunzwe n'izagiye zikundwa mu myaka yagiye ishira, kandi yavuze yuko ashobora gukorana remix n'umuhanzi witwa Gitafu yashyize hanze indirimbo iri guca ibintu muri no minsi, ndazi neza yuko uyizi. Yavuze yuko agiye kuyikora remix afatanyije na Gitafu ndetse n'abandi bahanzi na Bushari. Uyu rero bigatuma bigaragara yuko ari umuntu uzi kureba abantu bazi gukora neza kandi akabazamura mu muziki nyarwanda. Wowe twabonye muri ino video kuva itangiye kugeza irangiye, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha tukugezaho kuri umuyoboro wacu wa YouTube, by'umwihariko amakuru y'ibyamamare, abahanzi, abakinnyi ndetse n'andi makuru atandukanye, haba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane y'isi muri rusange.